Urukundo mbandi feeling yeah. Mu rukundo mbandi feeling iyo mbandi feeling. Amahoro y'Imana kunza Shawina TV marasuzwa na Shawina kamikazi w'abanyarwanda nizere ko meze neza rero bana mudukurikira muri ryo no natandukanye impande n'imande z'igihugu no kuri Nyagasani ajya bamera umugisha comment zanyu nziza n'iziri negative zose ndazikunda kubera ko zintera gukora cyane zikanyereka ko mu nkurikira kandi ko iyo mumbwiye ati iki cihorere mba mbona nyine ko kitari ngombwa kugira ngo byose mbihuzahuze havemo ikintu kimwe cyiza kibereye abanyarwanda ndetse kibereye n'abandi bose muri rusange batuye hirya no hino kwisi. Hanyuma rero muri studio za Shawina TV nkuko muri kubibona umuntu ahitambwa ati Shawina ntago turi kukubona turi kumva ijwi gusa ya ntago muri kunyumva koko nibyo ahubwo muri studio za Shawina TV nakira abatumirwa ba danger n'abasore n'inkumi mbona ko bagaragaza ko ejo nejo bundi bakora ibintu bimeze neza kubera ko bafite courage ikindi kandi ibintu bakora barabikunda so ndagira ngo wenda nje turaziranye already ariko ndagira ngo kuba bageze kuri Shawina TV bwa mbere babanze tumenye ngo already turi kumwe nande. Ladies first turabanza umukobwa hanyuma abahungu baze nyuma nyaboneka tuba tugomba no kubyubahiriza. Umukobwa umeze neza wambaye neza cameraman abyerekane n'ukuri urasa neza byatari. Hanyuma rero wicaye imbere y'abahungu rwose ubona ko watuje cyane sinzi niba ufite ubwoba cyangwa se isoni si basaza bahari of course ugomba kubisanzuraho. Hanyuma turi kumwe nande rero nizi byose Geraldine ukora iki ukina filme se gutera match nkina filme yego n'umupira urakoze reka tujyana noneho atubwira sha. Yego amazina ganjye banyita Diedone niyo yita. Yes Yego izina nkoresha ni Kajongozi. Kajongozi Yego ya ubuzima busanzwe subura ni ngombwa of course ufite umugore n'abana oya yego cyari umusore acyashakisha cyangwa uri kumwe umeze nk'aba basore ubungu baje bavuga ngo ntabwo bashaka kuzashaka ngo bazabyara gusa oya ya akazi mbese ibi ngibi turimo igihe nikigera bikabyara umusaruro ukabona yuko gufatika umuntu azashinga umuryango nicyo mbifuriza bayida. Hanyuma umujane kanze manzi nitabe mawe yaramamagaye aro mawe ubu ngubu nasohoye nari natinze ndi gutera intambwe zabaye ndende cyane nateye intambwe nyinshi cyane kugira ngo ngereyo natinze kurangiza kugenda ariko ubu ngubu nagezeyo nasohoye ndi kubwira mawe ko n'ikinyarwanda cy'abantu bakuru kumva zombizi nasohoye abantu b'amawe bakuru niko bavuga. Njere izina nkoresha ni inyuma izina risanzwe nitwa Nsengiyumva Jean Dodi. Kuki se wahisemo kwitanya? Impamvu nihise nyuma nararebye ndavuga nti ni irihe tandukaniro ryanje na Kajongozi. Ndavuga noneho nje mfite ipataro yanje ari ukuntu nayibirindura nkayambarira inyuma n'ishati yanje nyambarira inyuma fungiraga inyuma byose nkenyereraga inyuma ubwo ndavuga kugira ngo nje natandukana na Kajongozi barebe nkabone n'inyuma iyo mpamvu nihise nyuma. Nuvuga nje narayibirindi. Uno musista we akina yitwa nde? nitwa Dina hanyuma ukitwa amazina asanzwe Geraldine. Ese kuri iki wisise mu kwitwa Dina ninde ari kwise muri abo basore? Ntawari nyise ninjye wari hisemo. Uravuga uti ngiye rwose mu Dina mu buzima busanzwe nitwa Geraldine ariko bakaba abanyakura Dina mu rugo. Niho Dina Kadina nakazina ko mu rugo izina nkunda cyane nubaha cyane byagukushije aho ngeze hose Geraldine ntabwo bakunda kurivuga cyane uretse ko ari byo byanditse ariko ni Dina ubwo byatumye ndikunda
ndavuga ntizi n'ababyeyi banyuze ngomba kurikunda aho ngeze hose numva ko ndi proud yaryo. Cyiza cyane. Hanyuma rero nabakiriye muri studio za Shona TV, kubakira n'umugisha, kubakira n'amahirwe kubera ko ngiye mu bintu nkora bya mbere na mbere supportinga impano cyane. Mba numva nyine hari ubushobozi mfite cyangwa se aricyo nakora ku muntu kugira ngo ave kuri level imwe agere ku yindi nagikora kubera ko nishema kwicara ukavuga ati Dina kubera ko wenda byagenze gutya Shona TV yashyize imbaraga mu bintu byanjye uyu munsi nduwondi of course mba numva ndi proud, mba numva nishimye, mba numva ari ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma uyu munsi wa none mufite filime muri gukoraho cyane ariko njye nahoze nsura YouTube channel yanyu mbona ni filime irimo comedy cyane. Ese kubera iki mwahisemo uriya murongo wa comedy mutavuze muti reka wenda dukore filime irimo urukundo romantique mugakora kuri content ya comedy cyane? Ego ya uriya komedi turayikunda cyane, ituri mu maraso ku buryo n'urukundo tuyifitiye byatumye njye n'uyu mutipe tuba impanga, siko bavuga. Ego byatugize impanga. Muri abatwini yego komedi ituri mu maraso. Yego ya kuba dukora ibintu byivanzemo komedi rero yuko tuyikunda ituri mu maraso. Yego ariko komedi tuyivanga na filime yuko haba higanjemo komedi kandi tuba dufite nk'abantu wenda tureba basetsa bakunda gukora komedi cyane nka Mitsutsu akora komedi cyane kuruta filime. Yego tumufatiraho nk'icyitegererezo nka Garafureri wacu. Yego murakoze cyane. Wenda ikindi kibazo kankibaze wowe murambwiye muti ku komedi twayihisemo kubera ko komedi turi mu maraso ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma komedi mukina iri muri forme ya donc ya James babona ko biriya bintu bakora bamuhinde n'abandi bajya imbere ugashaka ko wasetsa abantu. Ese birashoboka ko wowe na mugenzi wawe cyangwa se wowe na chini wawe mushaka kugenda imbere mugatanga iriya shoko ko mugusetsa abantu mwabishobora? Twabishobora. Impamvu ubona ziriya filime dukora zibandamo amagambo ashekeje cyane ni ukubera yuko ntabwo twagiye kure nyine y'ibintu dukunda, twisangamo cyane ibintu by'amabrag. Sinzi niba warebye neza hari amakontenti dufite twagiye dukora amashoti bakadutumira tukajya imbere y'abantu tukabasetsa. Amabrag turayagiraga cyane. Mwagera muri Jennies ntabwo twageramo, ntabwo baradutumira ariko ntabwo twagerageje kuba twabavugisha, ntabwo twabigerageje gusa twabishobora cyane. Twamaze kubavugisha kugira ngo muri Jennies muzajyeyo naho mugaragaze talent yanyu ko biroroshye cyane. Iyo ni achievement mwise mugira none ahangaha muri Jennies ho mwakandagiye. So ngaye nguko rero hanyuma rero ndagira ngo donc niba mutubwira ko muri Jennies mwajya mugakora ibintu byatanje byanza bikunze n'abakunzi ba Shona TV barangira bati awa jane watuzaniye muri comment wenda barangira bati twamanitse basubaye rero hano mugiye guhita mumera nkaho muri Jennies ha sample hanyuma mugasamplinga abakunzi ba Shona TV mukabansekereza hanyuma abakunzi banyu nanjye rwose basanga murambabwira n'ibiganiro gusa wenda ntibirabaseke niba bikunde basubaye rero mugiye kubashyushya reka bivuga mubasetse bayida nyine buri muntu hari ukuntu aba afite burage ze. Okay ubwo duhere hano amwahera hari. Okay let's go. Aroma we none ko nambaye ka gakanzu wambaraga papa kavuga ko ufite nyashi. Nge nkaba nakambaye abantu bakaba bari kundeba ntibambwiye ko mfite nyashi. Reka nze mbabaze numve. Wowe ndi kubona inyuma anda hano kuri kugenda si nkaho wagira ngo baraguteruye. Haguruka reka kugenda wicaye. Yera hano hese kugenda ukambakamba haguruka
si ngombwa ngo ugende uri gukambakamba nk'uruhinja. ntabwo ari gukambakamba kuko nahagaze ari kugenda ahagaze. Sha umva ufite imana idasanzwe. Ufite imana idasanzwe. Gusa ariko utarebye neza wagira ngo aricaye. Uri kubona mfite nyashi igo. Ya ndumva yuko kabarako ngako tukaba dukunda gukora turi babiri. Mba nambaye nkaka ikanzu, nanje nambaye nyuma yanje, mba ndi umugore akaba ari umugabo wanjye. Impamvu ngoze kano ngaka nakanjye bwite nshobora gukora ndi ngiye nyine, nshobora kujya imbere y'abantu, si rimwe mbikoze nka gatatu. Kuri channel zirahari aza produce yahagera akareba umuntu ushaka kudusapotinga cyangwa ashaka kugira ngo tumugerere mu kirori cye, tubashe gusetsa nk'abantu barimo, tubashe kubaha ibyishimo. Yego umukobwa hayiwe mana we, banyarwanda banyarwandakazi, ibi bintu byabaye namwe mwabibonye? Njye kuryama ndyame narindi kurota ndi mbonye nabonye umusore. Rwanda Revenue bibitejemo. Rwanda Revenue we, aho ngeze ubu koko narinzi ko mbonye umusore, none umusore yankatiye yambwiye ati ntabwo rwose dushobora kubana kubera imisoro ya Rwanda Revenue. Rwose ndi gusaba abantu rwose mu ntera inkunga mumfashe kwishyura Rwanda Revenue kuko umusore yarancitse pe. Mumfashe uyu musore atancika, mumfashe rwose. Ubu bakobwa benshi twarwaye indwara zo twagize stress nyinshi kubera ikibazo cya Rwanda Revenue. Gusa ndasaba n'abayobozi kuba badusapotinga, bakadufasha, bakadukorera ubuvugizi kuko Rwanda Revenue rwose igiye gutuma abakobwa benshi tugumirwa. Ubu nijoro na telefone boyfriend wanjye ahita ambwira ati sheri ntabwo bikibaye kubera Rwanda Revenue nta misoro ufite. Urumva tutababaje koko? Mudusengere. Gusa ngenda ndasaba Imana yo mu ijuru kuko ari ishobora byose, idufashe iki kibazo cya Rwanda Revenue gikemuke neza, tubona yo kwishura imisoro. Rwanda Revenue sobaranye ko numva nanjye nteye agahinda we. Okay, twagiye. Nje mfite hari brage mfite. Ejo bundi mawe abamawe bakuze bagira ikinyarwanda gikakaye mu kuntu. Abantu nyene babyumva batagira ni ikinyarwanda cy'abantu bakuru. Ejo bundi mawe yarabyutse ntiryamiye mu gitondo. Ati mwana uracaryamye. Atari ko buri aho waryamiye. Tukira murano wakibonye ko. Hazawe ni mawe ari kumbwira ibiki. Ati bantu wakibonye kuki ukatagara munsi y'urugo ntukirebe ko. Tariko mwana wa muhungu we ko ugiye kuzambera ikirumbo. Zambera imbwa ko hagure baguru bere gifite. Ndabwira baza agiye kunkaraga icana ranyo. Ati ubwo no wakibonye. Ubwo turamanuka munsi y'urugo. Ubwo turagenda ati atariko mana ati ibinyashi gifite muri yakuntu kibyibushe. Noneho urubere ruhagaze neza. Muko hagera ngira ngo ni icana. Muko hagera mbona nyeretse igitoki. Ati ubu ngo nta wakibona kuko utagiteye. Aho ibyo baye mutekereje sibyo ni inkingi nagomba nzagitera inkingi. Ubwo nuko barambwiye ati zanira inkingi nkwereke ukuntu bagitera. Magara munsi yacu igitoki. Ubwo ati sunika. Anje nyenda nteramo igitoki. Ndasunika inkingi. Ati sunika neza. Ndasunika. Ati gitere neza unyeganyize wumve niba ikomeye. Anje ndanyeganyiza numvira akomeye neza. Nuko nagiteye igitoki gitera inkingi. Arambwira ati mwana we nuko dorubaye umugabo. Mbega nyogokuru wawe. Ni mama wanjye. Mama wanjye wati tutazabimbwa shaka. Nuko nguko bayitera. Nuko bayitera ubwo nanje nuko. Ako nagiye ndi kwishima ndi kugira ngo anje ntabwo ndi kubyumva nyene ikinyarwanda cy'abantu. Usanzwe ni ikibazo. Cyane kubwira mawe hari igikobwa agiye kumpereza
yego mujya gushaka na se oya ngaye guko rero clash cyane mwese murashoboye kandi musohorize hanyuma mu myaka 2 iri imbere tubitegeye iki mu myaka 2 iri imbere kubera yuko no kuvuga ngo uko bukeye nuko bwire duhora twiga ikintu cyose giciye mu maso yanje wenda reka mvuge njewe kiranyigisha duhora duhanga ibintu bishasha nyine urabizi ibintu bya film na comedy no guhora guhanga akantu gashasha wakora nyine gashasha kasetse umuntu aba uyu munsi noneho wenda nteye brage ntagikunze noneho natekereza byagutse kugira ngo ejo nonzaze nka brage ndebe ko abantu nyine baseka ntago biba byoroshye no kuba mu myaka rero diri imbere izindi ni ukwitega ibintu byiza cyane kubera yuko ntabwo turi kuryama turacyakora kandi noneho turakeka tuzakora ibintu birushije umuntu w'umufana ni ububizi rero bagomba kutwitegaho ibintu bikaze cyane courage ni ukuri nanjye mbare inyuma nka Ishorina TV and support nshoboye mu buryo bushoboka bwose ndahari kuganya kabisa kandi ni ukuri murabizi muri inshuti zanjye so and support rwose mfite ndahari kuganya kabisa nzayibahiriza kandi ni ukuri ibikorwa byanyu byiza bizanabuka of course so uyu munsi wa none rero mufite izihe mbamutima nka famille imwe nibaza ko wenda muri team ngari ariko iyo mbagiye kohereza of course nago haza team nini urabona ko nanjye mwameje muri studio za Ishorina TV nkabandi hano kubera ko nabo zabicara so ntabwo team yose yaza already so team yabatumye ngo iki ikindi kandi noneho abafana banyu murababwira iki yarakoze turi team ngari turakeka turi abantu bagera mu 10 urati benshi nyine hari abagenda bacika intege bakavamo hati ibintu ntago tubishoboye tukona bikaze bakavamo nyine urabizi ibintu biza I know it bo bikunda cyane kandi unabishobora abo ngabo rero basigaye badutumye bati natwe muzadu suhuze cyasinda mu tuvugeho harimo abamyanya akanyindi agafarasi bamwiza amuziye kwiza nyine ni benshi tu gusa nanone abafana bacu ubu nyine abantu bakunda gutureba barababona abafana bacu abantu badukunda badukurikira muri comment turababona turabashimira cyane by'umwihariko nyine noneho abatera comment bora arabizi tumubona turabashimira cyane umuntu wakoze subscribe umuntu ya video kisohotse turabashimira cyane bakomeze abahereza amavideo ameze neza cyane byiza cyane munabatashya abantu babwiye ko mwageze kuri Ishorina TV mugahita mwicara muri studios agahita asohoka sure hanyuma ugira boyfriend kubera iki kandi mbona ubyemerewe muri no minsi ndi single kuko ndi kurwana n'ibibazo byo kurera umwana wanjye girlfriend yego namufite uramugira isoni kuvuga ari umufite cyane ntawe akajya uramufite ntawe ufite arahari ntamutwiritse tumusuhuze ni ngombwa ko muvuga ntacyo reka tumusuhuze gira ijambo umubwira noneho n'amata ikibazo ni uko ugiye kubwira benshi ni umwe nawe arabizi murambe mubwira uratendetse yego tugatendetse udatendetse kiba umuvuze ubwo uwo nkunze kubwira ko mukunda kuneca ubwo arahita ndamukunda kuneca ari ku mumati murakina na se oya ntabwo mukina akora iki mu buzima busanzwe ni umunyeshuri umunyeshuri ubivugiye mu kiganiro baragufunga ndetse sibyo yiga kaminuza si ikinyarwanda ni kuvuga afite no kuba yiga imyuga sibyo ubu yiga kaminuza ntabwo
ni kaminuza cyane segonderi aya yose ni amabanga hanyuma bari kumvira aho ngaho tukihari wenda donc uwo mukunzi wawe iyo wenda aza kuba mukina cyangwa se akina filime wari kumutereta n'ubundi wari kumukunda ya turi kuri scene turi gukina twaba nk'abataziranye ariko twaba turi hanze tugasa nk'abaziranye bishatse kuvuga ngo watereta umukobwa uri muri sinema ari no muri sinema namutereta umuhanzi namutereta njye nta muntu njya nsubiza inyuma bitewe icyo akora nicyo yashimye nicyo kimuri mu maraso yumva yakora yego ntabwo aragushyigikira muri kariyeri yawe yego nta kintu njya nkora ntambwira ati komereza aho ajya ankomeza muri byose yego ijambo rimwe kuri mama wawe n'umufite mama wanje se mama wanje by'umwihariko ndamukunda cyane aho ahantu hari nyine yagubwe neza nk'ikiganiro nzakimwereka aragushuje mama ndamukunda cyane ahantu hari agubwe neza kabisa ariko hari akantu ke twibagiwe sinzi wenda niba bakongera bakatubazaho kuvuga nyine icyano yacu ke twibagiwe cyane ibyo turaza kubigiramo hanyuma mama aramusuhuje reka dusuze no mukazana umukazi aya umukazana we batamusuhuza ntawe uhari umukazana dusuze girlfriend wawe girlfriend wanjye se ubu ngubu uyu munsi nta girlfriend ufite ntawe wari wahuza n'umutima wanjye nyewe numva ndamukunda ariko nyine ntawe nkunda gukina n'amarangamutima yanjye cyangwa se ya wari wabona mu rukundo se wabona mu rukundo mbiheruka nyine mutoya ugeze kubabara narababaye cyane kubera ko nakunze umukobwa nsanga nyine narahubutse ntemerewe kuba nakunda ku myaka mfite kumureka tudashwanye tutagize gutinya ndavuga intoki afite time ndende ntabwo nakubwira ngo ike kandi nyine ndi kumva kuba turi mu rukundo biri kubangama mu kazi n'ibiki byose ndavuga intoki tube tubiretse tubihagarike niyo mpamvu aka kanya ndetse sorry but feel it and kuri Sharira TV umukobwa w'inkumi uri tayari oya aka kanya ntago akenewe ntago akenewe aka kanya ntago numva se uzatangira gukunda ufite nk'imyaka ingahe cyangwa se ryari kereka wenda aje tugahuza byo birashoboka of course niba mpamvu abakobwa bakurikira Sharira TV nabo badafite abo bahuza nabo hasi n'impunzi hari igihe uzamubona umutima ukazabona nshaka kubimanuka rero nawe nshaka kuba duhuye by'impanuka nkagwa mu mutima nakagwa mu wanjye ntabwo mbegare nabitega mvuge ngo ndamushaka umanuka ko bigoye biragoye ushaka kuba yasamwe n'amazi nashaka wenda aba aricyo kintu kizaduhuza murokore gushaka kuzakora ubutabazi kugira ngo ubashe gukunda umuntu ubwo niba ariko imana ibishaka ubwo niko bizagenda hanyuma iyo mbabona mwembi harya mbye ko nitwa nyuma Kajyongozi na nyuma iyo mbabonye mbona mwavamo collabo nziza mate mbona nyine mwavamo nk'abahanzi mwarabigerageje gukora kuri music twarabigerageje cyane mwaririmbaga R&B cyangwa hip hop R&B ngiye kuba mu mwanya iminota 2 yonyine mu ndirimbire ku ndirimbo mwigeze mu like muhuriramo hanyuma kugira ngo amajwi yanyu rimwe ritazamuka hano mwifashishije Dina we yiviremo yimuke mugurana umwanya and then cameraman araza afate 2 shot hanyuma numve rega hari igihe umuntu akora umuziki agakorana na filme ariko nyine ugasanga filme none umuziki we wanakunda kurushaho ka producer tuziranye ufite abantu benshi batandukanye bashyira safari ku bikorwa byabo nayo mpamvu ugiye gusaba Dina rero atanga umwanya areka abahanzi b'abandi begerane hanyuma then dukomeze urukundo mbandi feeling mu rukundo mbandi feeling iyo mbandi feeling kankomya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera kankomya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera abajama bajya bankoma akantu
ngo nawe ntari uwanjye uwankozeho natinda kugenda ese nkora iki anytime mba ngutekereza uri muri nje oh my love utuye mu rukundo mbandi feeling mu rukundo mbandi feeling mbandi feeling kankumya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera kankumya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera ukuntu gateye nizo size mubwira iby'amagatire kada ati iby'amagoni yabyikozwa anima niga yaza atoke ese nzakora iki cyangwa se nzabivemo ko mbona byose ari feyiri ese nzakora iki cyangwa se nzabivemo ko mbona byose ari feyiri mu rukundo mbandi feeling mu rukundo mbandi feeling mbandi feeling kankumya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera kankumya akantu gushaka kabona ko njyewe nakipevera ako ngako wow mwana we mu rukundo mba ndi feeling kanye ngo bakanyipeveye ka my goodness so wow byiza cyane no kuri Plage cyane n'indirimbo n'ubwo bumeze neza ahubwo byaba ufite amajwi yanyu ari kuba kombine mugani wanyu muri impanga pe muri impanga rwose ndirimbo muzayisore n'indirimbo nziza cyane kandi nibaza ko abanyarwanda bazayikunda so hanyuma rero wenda turi no kugana ku musozo ariko nanone sinagenda ntababajije ni eske umuntu wifuza kujya muri filme yawe yakora iki yabagira bande umuntu waba ushaka kwinjira muri timu yacu ahashaka gukora kuri channel yacu nta kindi bisaba uretse urukundo kuba kundi binagiyemo kubaza ibinagiyemo nta kuvanga ati hariho abantu baza yabagezemo wa muhanga roringa ngo ngo ndi kubona sinzi mbese akazana za sinzi kandi zino game tubamo zo gukina comedy za sinzi uba uzisize hanze ya kamera wagera kuri kamera ukaza ugiye gukora icyo kamera iba ishinzwe yego umuntu wakumva bishaka umuntu waba unadukurikirana anatureba yarabonye ibintu dukora yarabikunze akaba yarashatse kutwinjiramo amarembo garakinguye nta bintu bigoye nukuza ibindi tuzabivugana hageze ariko amarembo gageze ute yarakinguye wow byiza cyane no kuri kandi donc Plage wenda nakunze ba Ishema TV babimenye wenda ndaza gupininga link yanyu ya YouTube channel kugira ngo wenda nibaza ko nimero ziba zihari bakande kuri iyo YouTube channel bakore subscribe share na comment nyuma yaho bafate nimero babavugishe ku muntu wifuza kureba filme zanyu no kwinjira muri rusange kugira ngo abe umunyamuryango wanyu by'umwihariko hanyuma rero twakomeje twitsa ku bindi ariko twagwa kuri YouTube channel yanyu already ndashaka kugira ngo muyibwire abanyarwanda muyi pronouncing neza ku buryo no kuyandika bizajya byorohera abanyarwanda kugira ngo babagereho donc babashigikire yego YouTube channel yacu ni Abanyuma TV yego mu Kinyarwanda Abanyuma TV birumvikana yego niyo tubasha gushyiraho ibihangano byacu haba indirimbo yego haba comedy byose niho mbese n'ama performance kose niho tugirute tuyashira channel yanyu hari akantu mwe mumva muri team ngari naho zendeye bakono mukina nabonyemo no mu jeune dukinana bitabikokora tunamusuza cyane kandi tumwifuriza intsinzi ari muri exit arimo gukora nako byoroshye so donc kugira ngo mubure abantu niba gutangira ibintu ngenda bizi neza cyane byo nyine nanjye ubwanjye kuba mbyikorana ngira nabifuwe twanabiganiyeho at first time wo twabiganiyeho nkubwira imbogamizi ngewe mfite nk'umuntu ukora ndumwe sibyo urumva nje mfite imbogamizi zanjye nanjye ubwanjye kwimanaginga biba byancanze none kumanaginga iriya team ingana kuriya nibaza ko mudahemba right
yego na bijyanye na financial ntabwo wahemba naho utari kwinjiza Yego. sibyo ndabizi Yego. no tubavuga sibyo Yego. ndibaza rero abo bantu mubahuza gute kugira ngo mukuremo ikintu kimwe muvuge muti ibi bintu turi kubihuza neza bigakunda ni irihe banga mukoresha ya nta rindi banga nk'uko nabikubwiye biriya bisaba abantu bazi icyo bagiye gukora n'icyo bagiyemo kandi banabikunze sibyo ya bariya ni abantu nafonze njye n'uyu muhungu twatangiye kera ndakeka tumaze imyaka 2 dukora twarihirinze ku buryo hari aho byageze tubura time 80 ya hariho video ifite ibihumbi 30 bya views urumva amasaga yatagavuga yari rarangiza umwaka igahita imanuka yego noneho ubwo inge n'uyu muvandimwe nyuma twarihirinze byatari abo bakinyi nabo babidufashamo sibacika intege turihiringa byatari kugeza na hahandi umwanya wo gukarabagubura tugakoresha cya kinyarwanda c'abanyacaro nukwitawaza ku buryo mu gukaraba wasangaga kugira ngo utageramo abantu kanuka wabakumva ufite umwuka mubi wakarabaga umutwe amaguru no mu kwaha gusa ntabyo kuvuga ngo turaje koga ubwo mwanya nawe wabonaga yego ya turihiringa byatari nabo batubera abana ababyeyi barimo batubera ababyeyi turakora kugeza amaginga ya aho twabonye monetize yego tukiri kumwe kandi tunashimira abafana bajya batureba bakoze sub abanditse za comment baduha inama hariho abatera comment ariko ugasanga ni umuriro ugasanga muri comment wayireba ukavuga ati si nk'uyu muntu ariko nawe ndamushimiye wenda afite impamvu aba ayanditse iyo comment yego nawe ndamushimiye ikindi kintu nshobora gushimira abantu nako abandi bantu nshobora gushima ni ababyeyi banje babinshigikiramo ubwo niba hari icyo ntavuze n'umuvandimwe yanyunganira wenda hari icyo nshobora kuba nibagiwe akanyunganira abanyuma TV wowe wibaza ko ni izihe mbaraga washyize ku banyuma TV ku buryo nawe uvuga uti mana barahabaye imbaraga zo ni nyinshi ntabwo navugaho ni njyewe wagize uruhare runini oya ntabwo umuntu umwe yakora ikintu ngo bikunde udafite abandi bantu nta kintu wageraho nagize uruhare nk'urw'undi wese yagira ariko wenda hari igihe navuga ngo wenda njye hari ikintu kinini nakoze kubera ko njyewe natangiranye na cyano gutekereza kuyikireta ntari byose nyine urumva konsumatio zose narazimenyaga ntabwo nibwo ruhare navuga bitandukanye ubundi muntu waje waza cyangwa se n'uyu munsi wa joining ya ndumva urwo ruhare kabisa Clash rero abantu mujye ku Banyuma TV mu bashigikire mu bakunde mu barebe n'ukuri kandi support yanyu nziza n'ibyishimo kuri bo nta achievement ku Rwanda nta achievement ku rubyiruko kuko nabo barakoze nyine akazi ngo bakarabuze niyo mpamvu tugomba gushaka akazi kacu tukiremera akazi urumva rero ko murashaka akazi kugira ngo musore murashaka akazi kugira ngo muzakore ubukwe mwishyure imisoro mwishyure aba DJ nuko nawe uzayivuga niyo mpamvu rero support yacu natwe tugomba kwishyira ku Banyuma TV uravuga wowe uti rero twebwe rwose twari team ngari umwe ntabwo yabyishoboza ariko njye narabyishoboje kandi narabikoze ntabwo byoroshye kubyishoboza rero mvuga ntabwo biva ko nta nkunye n'abantu hari uwo twaje turatangirana araruha burya igihe ukunda ikintu ntabwo unanirwa urakora hari n'igihe noneho navugaga ati Ishobora TV ndarikuye donc ndayihoreye ayisurrender ariko naba ndyamye njya nko kubona wenda nikaryungu uri harya ni Kajongozi aramamagaye ati burya rwose turifuza interview ubwo ati what ubu Kajongozi yashatse nimero zanjye arazizenguruka ahantu hose yumva ari njyewe umuntu washobora gutanga interview kuri aba bana kugira ngo nanjye ngire itafari kiza kukira ku bintu byabo ahita mbyuka avuga ati ahubwo ni njyewe u Rwanda rukeneye nkongera nkumva ngize motivation nkongera nkakora cyane nka pushing challenge muri urugendo muzandunazo
niyo uganira n'abari bakuru babaruta abo mufata nk'ibyitegererezo byanyu wenda muri sinema cyangwa se mu rwenya of course nabo bafite ibyo bahuye nabyo bafite challenge bahuye nazo so mugerageze rero mukore cyane mukore mukikoresheje nimuza kwishira TV mukabona nta achievement muhafashe nimucika intege na next time ngenza abatumira none mwongere mugaruke twongere duhatirize dupushinge dufatanye duhana imbaraga one day will be okay sure okay turugana ku musozo rero ndagira ngo ndinasuhuza abantu batanu na Kajongozi niko ngene ko nikumwitira Kajongozi nawe asuhuza abantu batanu and then dusoze murakoze ngenda suhuza abafana bacu mbabwira ko mbakunda cyane kubw'imbaraga bashiramo ibintu byacu kuko tutagize abafana ntacyo twadukora nta naho twazagera ndabasuhuza cyane mbabwira ko mbakunda so undi muntu nsuhuza cyane ndasuhuza mama wanjye ni umuntu w'agaciro cyane ni umuntu nkunda cyane mu buzima ku buryo mba mbona ibyiza byose bibaho ku isi nabiha mama wanjye okay uwa gatatu ni umwana wanjye nawe ni umwana nkunda cyane ku buryo numva nakora ibishoboka byose kugira ubuzima bwiza abe neza umukare mu kigo cyiza yishimye ubuzima mama ari uyu munsi ntaba ari bwo already azasubiramo nyine mpamvu mparanira gukora cyane kugira ngo umwana wanjye ntazababare actually azishime azanezerwa wow ndi kukumva mama ndi kukumva ijana ku ijana ndi kukumva kabisa so ntibagiwe na papa we ndamutuje aho ari hose aho Imana imugisha ndasuhuza musaza wanjye wanteye wanshishikaje cyane kuza muri ibi bintu aho abandi bandwanya okay brother wawe nawe much respect kuri we Imana imugisha yes murakoze wow Wakunze Shana TV rero turugana ku musozo ni munyemere dusezerere abo bajeni bacu munyarukire ku Banyuma TV mukore subscribe share na comment kandi imbaraga zanyu ubu barazikeneye abafana muri rusange babashimiye abakurikira ku Banyuma TV babaye monetize kandi bizera ko nejo bundi bakora ibintu byiza kubera ko nawe umenya aho bwirageze kandi kora cyane kuko amafaranga turayasanga ntabwo amafaranga yo ubwayo turashakayo ntabwo dushaka bari kumwe nanjye Shana Kamikazi nyine abagenzi banjye guturuka mu Banyuma TV tuzasubira aha ciao action hanyuma rero nawe vuze mvuga nti musuhuza abantu nawe wasuje hanyuma ndibaza ni usigaye hanyuma niba hari na message wumva watanga like nayo umitaye kugira ngo bigende neza yego ndasuhuza mama wanjye kuko nabivuze abansuhuze nyine abantu bankunda by'umwihariko abantu baca inbox bakavuga ati bakamubwira bati courage ibintu ukora uradusetsa cyane abo nabo ndabashubuje by'umwihariko n'abafana bacu nyine andi bantu rusange ndabasuhuje gusa ndashaka kugira ngo ngira kandi nibwirira abantu urungano baba bashaka nko kuza mu ibintu noneho bashaka kubizamo babikunda cyangwa se target bakaza batagitinze ku mafaranga cyane ibi bintu ndakeka iyo bijemo ntabwo utagitinga ku mafaranga cyane kubera yuko uri gushira hanze impano yawe uri gushira hanze nyine ibyo ukunda ibyo uri kugaragaza ibyo ushoboye umuntu ushaka kubizamo atazaza atagitinze ku mafaranga cyane bituma nyine babikora nabi ugomba kuza ushaka kugira ngo ugaragaze impano yawe urebe ko nyine abantu bakugaragariza urukundo bakubwira bati ibyo bintu urabishoboye noneho numara kubishobora inda basi uvuga uti noneho byatangiye kwinjiza nako kantu nshaka kugira ngo mbabwire nyine apana gutabitinga ku mafaranga cyane kuza ugaragaza impano yereka abanyarwanda nicyo kintu cy'ingenzi niba nawe hari abasuhuza nta kibazo njyewe abo nabasha gusuhuza asuhuza mama na papa kuko bamfasha muri uru rugendo yego nkasuhuza abashiki banjye bakuru banjye na barumuna banjye nabo ndabashuhuje n'izindi nshuti zanjye zose n'abadukunda banyuze kuri channel yacu Abanyuma TV nabo ndabasuhuje cyane mukomeze mugubwe neza mukomeze mugire amahoro murakoze